Mukomeze mugubwe neza bakunzi ba Gisenyi Komisiyoneri. Uyu munsi turi hano Brasserie, ahantu tubazaniye ubuso bugari, ubuso burenga 2000 buri ahantu heza kuri location nziza, ahantu ubukerarugendo bwamaze gutera imbere. Ndebera ko biri yacu kuri Heza Beach, ese mubikona ko ni ahantu heza cyane. Reka tugiremo imbere naho tubereke ukuntu hameze. Arisanzuye, nta gikorwa na kimwe utashyiramo. Ushobora kubaka hoteli kuko twabwiye ko ni ubuso burenga 2000. Ushobora kubaka hoteli, ushobora kubaka resort kuko uri kubona twegereye n'amazi, ushobora kubaka apartment, ushobora kwashyira inyubako uko yabiri kose, inyubako washaka kwashyira iyo ari yo yose yahajya. Kandi hano hantu muri kubona ko dufitemo inzu ifite ibyumba 8, dushe na toilette enye mu nzu, kandi bigari bimeze neza. Hano hantu nk'inzu ushobora kuba wayivugurura, ushobora kuba wayisenya, ukaba wakubaka indi, byose byaterwa n'ubushake bwawe. Kubona ko hano hantu mu gipangu cyacu cyangwa se muri buno buso bwacu ni hanini cyane. Zone ni zone ya R1, buryo nkuko nababwiye wahashyira inyubako iyo ari yo yose kandi yahajya. Uri kubona ko hano ni inyuma yaho, hano hose buno bunso bwose ni ubwacu, kugera ugakubita hirya ukongera ukamanuka. Uri kubona ko ni ahantu hanini cyane, ni ahantu hagari. Reka tugere na hari hirya mu gikari naho tubereke ukuntu hameze. Muri kubona ko hano turi kwinjira muri cya gikari cyacu. Muri kubona ko naho dufiteyo indi nzu, ntabwo ari iyi ngiyi gusa, ya indi twaberetse imbere. Muri kubona ko naho dufiteyo andi mazu. Muri kubona ko dufite imiryango wayikoresha uri kubikodesha, cyangwa se unahakorera n'utundi turimo twawe ko mu rugo dusanzwe. Muri kubona ko hano wahavugurura mu gihe ushaka gukora mu hoteli, nyine wahakora uko ushaka uko ariko kose. Iyi nyubako yacu cyangwa se kino kibanza cyacu kiri ku mafaranga make atari na menshi cyane, 240 ziri mu biganiro. Hano hakaba hawe kuri buno buso burenga 2000, uri ahantu heza, bukaba ubwawe rwose. Duhamagare cyangwa se twandikiye kuri izo nimero iko na screen yawe, ndetse ube wanadusura ku mbuga zose dukoresha, ni TikTok, Instagram, YouTube, hose ni Gisenyi Komisiyoneri. Ibihe byiza, turawukunda cyane.